Abana bakiri batoya bikundira ibintu bigaragarira amaso yabo. Tuvugishije ukuri, ibyo bintu ntekereza ko ari ukuri. Ndanatekereza ko buri muntu wese ari kubasha kubona kuri iyi foto. Ngira ngo biroroshye cyane kubwira umwana ko iyo ari balo, ko iyo ari ameza, ko iyo ari ikaramu, cyangwa se ko icyo ari igikapu, ko icyo ari igitabo, cyangwa se ko iyo ari irati, ndetse n'ikereyo, ndetse n'ibindi byinshi dushobora kumwereka. Ni ukuvuga ko uretse n'abana, natwe abantu bakuru, hari igihe tuba twifuza kubona ibintu bigaragarira amaso. Ndatekereza natwe abakuru, nk'iyo tuza kumva ngo habaho amabara runaka, ariko tukaba tutarayabona, rwose bishobora kuba byatugora. Niba ufite umwana muto, tekereza kuri uyu mukoro. Ese waba warigeze ubona umwana wawe akora umukoro nk'uyu nguyu? Tuzirikane yuko iyi cano yashyiriweho kugira ngo idufashe cyangwa se ifashe yaba twebwe abakuze, abana bakiri bato, kugira ngo tubashe kumenya ururimi rw'Icyongereza. Biratangaje cyane kuba maze akanya kangana gutya, nubwo nta minota 2 irarenga, ndimo ndakoresha Ikinyarwanda. Gusa ikintu nifuzaga ni ukugira ngo tumenye, ese tuzajya twiga mu buhe buryo? Reka tubanze dukore uyu mukoro w'aba bana. Ese wigeze ubona umwana wawe akora uyu mukoro, aho bamubwiraga ngo match the color with the name, huza ibara n'izina ryaryo? Tuvugishije ukuri, bajya bavuga ngo urucabana. Iryo jambo ntabwo ndarisesengura ngo numve uko rimeze, ariko ntekereza ko baba berekeza ku kintu gisa naho cyamamaye, cyasakaye, kimenyerewe kandi cyamenyekanye. Tuzi ko ari ibintu bisanzwe ko abana baha amabara bagahuza, cyangwa se bakabaha abantu bagahuza, niba ari umumama n'umukobwa, niba ari umusore n'umugabo, kugira ngo batandukanye ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo rero hano naho turimo turahabona amabara, ariko turibaza tuti ubundi ubu kureba ibi ngibi cyangwa kumva ibi hari icyo bitumariye? Birashoboka cyane ko twebwe abakuru ntacyo bimaze cyane, ariko ubu tuvugana ushobora kubwira umwana wawe ukamubwira uti iri bara mu Cyongereza ryitwa ngo iki? Iri bara mu Cyongereza ryitwa ngo iki? Ushobora kukubwira ati ni white, ni red, ni black. Okay? So ushobora nawe kumubaza uti ese ibi bintu uracyabyibuka? Reka noneho turebe ko uyu mukoro umwana yigeze gukora. Ni ukuvuga ngo baba bababwiye ngo match the color with the name, huza ibara n'izina ryaryo. Turabigenza dute? Cyangwa se ari umwana yabigenza ate? Reka tugire icyo tubikoraho. Ni ukuvuga ngo hano dufite amabara agiye atandukanye. Hari umweru, niwo ubanza, hari ubururu, hagakurikiraho umutuku, hagakurikiraho umukara, hagakurikiraho umuhondo, hagakurikiraho icyatsi kibisi. Niwitegereza neza, uri buze kwibonera neza ukuntu aya mabara agiye afite amazina hano mu Cyongereza. Ese wabonye ko wa mweru hirya yaho hariho izina ngo black? Ariko ntabwo ari byo. Ese wabonye ko hirya y'ubururu hari izina ngo yellow? Icyo nacyo ntabwo ari cyo. Ese wabonye ko hirya y'umutuku hari izina rivuga ngo blue? Icyo nacyo si cyo. Ese wabonye ko hirya y'umukara hari izina ngo green? Nacyo ntabwo ari cyo. Hirya y'umuhondo hari white, hirya y'icyatsi kibisi hari red. Kugira ngo ibi bintu bikosorwe neza rero, tugiye kureba ukuntu abana bajya biyaranja, ukuntu bajya babigenza, cyangwa se ukuntu tujya tubafasha. Niba uri umubyeyi, ushobora kuba warafashije umwana wawe gukosora uyu mukoro muri ubu buryo. Warabanje umusobanurira yuko iri bara ribanza ari umweru, kandi birashoboka ko wamubwiye ko ibara ry'umweru ryitwa white, rititwa black. Nanone ushobora kuba waramusobanuriye ko ibara ry'ubururu ryitwa blue aho kuba yellow. Biranashoboka cyane ko wamubwiye yuko ibara ry'umutuku ryitwa red, umukara ukitwa black, umuhondo ukitwa yellow, hanyuma ubururu bukitwa green.
hano hasi hasa n'ahantu hatagaragara ariko reka mpagaragaze, ego turi kubonaho ijambo ngo red. Iri zina niryo ryari risigaye kugira ngo tuyibone neza. Hanyuma nitugerageza kujya guhuza ya mabara y'abana, ya wa mukoro w'abana bakunda gukora ku ishuri bakazawuha mwarimu, hano turaza, kuko urumva twamaze kubasobanurira, wamubwiye ko burya umweru ari white, umweru ari white, ubwo turaza dufate white, rya bara ry'umweru tuze turihuze na white n'ubundi rya zina, ngira ngo turi kubyitegereza. Hanyuma turabikora neza twitonze kugira ngo umwana nawe ashobore kuba yaza akatikingaho kano kantu cyangwa akakubwira ati kano kajya aha. Hanyuma ubwo ubururu tuzi yuko ari blue, ubwo turaza dufate ubururu tubushyire muri aka kazu ka kangahe, 1 2 3, ku ruhande rw'iburyo ukurikije icyerekezo buri wese arimo. Ni ukuvuga ngo blue ni iya kabiri, ibara ni irya kabiri, ariko ijambo ni irya gatatu hariya ku ruhande rw'iburyo. Ubwo blue turaza tuyihuzemo hano. Amabara abiri tumaze kuyakora, cyangwa se wa mwana wawe harumva none hari tayari kuba ari kugenda akosora utuntu nk'utu ngutu. Hanyuma umutuku, ibara ry'umutuku tuzi ko ari red. Niba twitegereje neza, red niyo iri ahagana hasi nk'uko twigeze kubibona. Ubwo turagakurura gafresh tukazane hano hasi handitse ngo red. Hanyuma umukara, umwana ashobora kuba yarashubije ko ari black. Hano ibumoso umukara uri ku mwanya wa 4, ariko hariya hejuru ku ruhande rw'iburyo umukara uri ku mwanya wa 1. Hanyuma yellow yaje ku mwanya wa 5, ariko nyamara ku ruhande rw'iburyo iri ku mwanya wa 2. Ubwo umwana arabigenza atya, ahuze gutya. Hanyuma hasigaye icyatsi kibisi aricyo cyitwa green. Ubwo ahasigaye ntabwo twakurirwa tugira andi mahitamo, kandi niryo zina ryaho. Green ni icyatsi kibisi. Umwana amanota akaba arayariye. Ese mutekereza ko kano kantu atari ak'ingenzi? Rwose birashoboka ko byaba ari sawa cyane. None se ubwo ni iki twakwifuza gukora? Ese ntiwakwishimira ko kimwe n'abana bakiri bato natwe aya masomo ashobora kutugirira akamaro natwe abakuze? Ese waba uzi impamvu hateguye isomo rito cyangwa se ritarambiranye bigeze aha? Mu by'ukuri ntegura iri somo nateganyaga ko twese muri rusange twajya twifuza kwiga ibintu tureba, mbese duhanze amaso. Niba ari ukwiga amagambo runaka mashya y'Icyongereza, niba ari ukwiga umwandiko runaka, mbese tukabyiga tubibona, tukabikorera video, tukabikorera ubusesenguzi ku buryo tubyiga ari ibintu bimeze neza. Ngaho rero ndumva nta muntu bitagwa nabi rwose. Ibintu bijyanye kwiga Icyongereza hano ni for free. Umuntu ashobora, afite utumega, n'ubundi hari igihe tuzitanga n'ahandi, cyangwa se tugafungura tukagira n'ibindi twumva, byose biba bidufitiye umumaro rwose. Hano harimo amahirwe menshi yo kugira ibyo twimenyera no kugira ibyo dufasha abana. Nagira ngo ngushishikarize gusoma descriptions, cyangwa se ibisobanuro byatanzwe byigeze gushyirwa mu bisobanuro n'ubundi by'iri somo, cyangwa se by'uyu muyoboro, cyangwa se by'iyi channel, kugira ngo ubashe kubona intego yabyo. Ni ukudufasha twebwe abakuru, ariko n'abana bacu abatoya rwose tutabibagiwe. Ngaho rero ibi bintu ndumva ari iby'ingenzi. Niba bishoboka rwose subscribe, akenshi umuntu atangira ayisaba agasoza ayisaba, ariko reka mbivuge mu ncamake rwose. Gukora subscribe si itegeko, ariko kugira ngo wenda umuntu agaragaze ko ari kumwe namwe, cyangwa se namwe ko muri kumwe nanjye, of course ni ibintu byiza cyane. Ni ukubikorana umutima ukunze,
n'ubushake kandi rwose ibyiza twese nibyo tuba twifuza kandi twifurizanya. So courage, nizeye ko abana bagiye kujya babona utuntu nk'utu ngutu dutandukanye tubibutsa amasomo yo ku ishuri, tubibutsa imikoro bagomba gukora, n'ibindi byinshi byinshi byinshi, bazagenda bahabonera ibintu byinshi rwose, byinshi bitandukanye, ukuntu kwiga ku ishuri bigenda, rwose nizeye ko bizagenda neza. So si n'abana gusa, wa mugani natwe abakuru hari igihe bitugirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So reka tube tugiye cyangwa se iki kiganiro tube tugisoreje aha ngaha, niba mubona bikwiye tuzakomeza dukomezanye, channel ni turaza kuyibona, ibi nibyo nari nkeneye niko yitwa. So turi kumwe reka dusoze ikiganiro rwose.